Ku itariki ya 27 Nyakanga nibwo amahanga menshi harimo abanyarwanda, abanyamakuru ndetse n'ingeri nyinshi twari dutegereje ibyabaye cyangwa se ibyavuye cyangwa ibyiswe nk'imyanzuro yavuye mu nama yari yahuje ibi bihugu byombi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza. Ariko imyanzuro yarumvishwe ndetse abanyarwanda n'abakongomani ndetse n'abandi batandukanye n'isi muri rusange yishimiye imyanzuro yavuyemo, ahubwo hasigara hibazwa n'iki kizagerwaho, n'iki kizakorwa kugira ngo ibi ngibi baganiye cyangwa se imyanzuro baganiriye twese tuzi izashyirwe mu bikorwa. Imyanzuro cyangwa se mu byaganiriweho bigomba gukorwa ku ikubitiro nuko Leta y'u Rwanda yagombaga gukuraho ubwirinzi, ariko kandi nanone bikaba nk'igikorwa cyari gukurikira kubanza gusenyuka kwa FDLR bikozwe na Leta ya Kongo. Mu by'ukuri rero ntabwo byabashije kuba byakurikizwa, ntabwo byakozwe nyine nk'uko byagombaga kuba byakorwa, kubera ko kugeza amaginga ya kuva kuri iyo tariki kugeza kuri uyu munsi Leta y'u Rwanda bicishijwe kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe ntabwo ahwema kugaragaza ko Leta ya Kongo itari kugira icyo ikora cyangwa se itari gusenya uyu mutwe, ndetse nta n'uburyo na bumwe burimo kugaragazwa ko Leta ya Kongo irimo kwita kuri iki kibazo. Ibi ngibi rero bigatuma Nduhungirehe nawe ubwo avuga ati Leta y'u Rwanda nayo nta kizatuma ikuraho ubwirinzi cyangwa se ireka kurinda abaturage bayo mu buryo bwa nyabwo kandi bukwiriye, mu gihe uyu mutwe wa FDLR ukibarizwa muri Leta ya Kongo. Nta kigaragara Leta ya Kongo irimo gukora kugira ngo mu by'ukuri ikibazo kibe cyashyirwaho akadomo, ariko kandi nanone Leta y'u Rwanda nayo ikavuga iti mu gihe bitameze gutyo natwe ubwirinzi ntabwo buzigera buva ku mupaka. Ibi ngibi rero nibyo Olivier Nduhungirehe yagarutseho mu kiganiro yagejeje ku bitabiriye inama Australian Leadership Retreat ku itariki ya 16 Kanama. Nibyo yaje kubageza ku bari bakurikiranye inama haba kuri internet ndetse n'abari bahari. Ubwo Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko umutwe w'iterabwoba nyine ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda wagiye muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo nk'ubuhungiro, ndetse bagahita bashinga y'ibirindiro ugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. Yabivuze agira ati abantu bakoze jenoside baracyari hariya muri Leta Zunze Ubumwe, muri Leta Iharanira Repubulika ya Kongo. Icyo bakoze gusa ni ukwambuka umupaka bakajya muri Kongo, aho bamaze imyaka 31 bagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Twagize ibiganiro byinshi by'amahoro umwaka ushize byari Rwanda muri Angola, ariko uyu mwaka byagiye i Washington. Yavuze ko ubutegetsi bushya bwa Amerika bwahisemo gushyira ingufu mu masezerano y'amahoro kuko igice u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo biherereyemo gikungahaye ku mabuye y'agaciro yiganjemo tungsten ndetse na tantalum na lithium. Yakomeje kandi agira ati twasinye amasezerano y'amahoro ku itariki ya 27 Kamena y'umwaka wa 2025 Washington mu rwego rwo gukemura ibibazo biri mu cy'umutekano, gukuraho impungenge z'umutekano wacu ziterwa na FDLR ukomeje ibikorwa byawo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yongeyeho ko kandi ko twemeranyije ko uyu mutwe ugomba kurandurwa. Ibyo bizatuma u Rwanda narwo rukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi rwashyizeho mu duce tw'umupaka. Ikindi kiri ku rwego rwa politike ni ikibazo cy'abanyekongo bafite umuco w'ikinyarwanda. Yavuze ko mu bibazo bigomba gukemurwa harimo n'ibya politike byatejwe n'inama ya Berlin n'iyabereye i Brussels hagati y'1910 n'1912. Ibi byasize Afurika iciwemo ibice ndetse n'imipaka bigendekeye ku nyungu zabo. Yakomeje agira ati hari abanyekongo bafite ururimi n'umuco wacu ariko batigeze bemererwa nk'abanyekongo, ariko ubu bakaba bari ku butaka bwa Kongo. Ikibazo cyaganiriwe i Doha ku buhuza bwa Katari kugira ngo haboneke umuti urambye kuri iki kibazo cya politike. Ku ya 29 Nyakanga umwaka wa 2025 ubwo abadepite batoraga itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda yashyiriweho umukono wa Washington
Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 27 Nyakanga 2025. Nduhungirehe yavuze ko kwizera ko RDC izubahiriza ibyo yasinye bigoye kandi cyane. Ati icyo twifuza ko badufasha nuko ubwo bushake bwa politike babugira. Twebwe uko twavuze ntabwo dushobora kwemera ko umutekano w'u Rwanda cyangwa w'Abanyarwanda wahungabanywa na gato. Ibyo byo ntibizashoboka. Ni nayo mpamvu dufite izi ngamba z'ubwirinzi zizahoraho kugeza ubwo igihe ibyo twifuza bifatiwe umwanzuro kandi ugaragara. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ingamba z'u Rwanda z'ubwirinzi zizashobora gukurwaho umutwe wa FDLR watumye zishyirwaho utarasenwa nk'uko bikubiye mu masezerano ibihugu byombi byashyizeho umukono. Yasobanuye kandi ko hazabanza kubaho uburyo bwo gushishikariza abarwanyi ba FDLR gutaha ku bushake, hakazabaho gukoresha imbaraga za gisirikare mu gihe haba hari abanze gutaha ku bushake. Leta y'u Rwanda irimo irakora ibishoboka byose, itegereje kureba ko Kongo hari icyo yakora ngo isenye FDLR, ariko Kongo nayo ubwayo nta tangazo ndetse nta n'ibiganiro nta n'uburyo na bumwe iragaragaza bufatika bw'uko ishaka cyangwa yifuza gukuraho uyu mutwe w'indwanyi za FDLR, ntabwo buragaragazwa. Ibingibi bigakoma mu nkokora imigambi ya Leta y'u Rwanda, kubera ko Leta y'u Rwanda icyo yifuza ni amahoro ndetse no gukuraho ubwirinzi bukakaye kandi bukomeye yashyize ku mupaka warwo na Kongo. Ibingibi bizacura iki imibanire y'u Rwanda na Kongo ko ikomeje kuzamo igitotsi kinini, kandi amasezerano byasaga nkaho agaragaza ndetse anatanga icyizere. Iminsi ikomeje guhindi ndetse amakimbirane akomeje kuba yaba ajya mbere. Ibingibi bizacura iki? Ibi bizatanga iki? Dutegereze iki? Twitega iki? Kongo irakora iki? Irimo gukora iki? Byose ni kuri Fly TV Rwanda. Turakomeza tugenda tubashakira amakuru agezweho kandi avugwa. Ntabwo muzahwema kuyakurikirana ndetse no kuyakura kuri Fly TV Rwanda. Njye nitwa Eric Manishimwe, cyo mbifuriza umutekano n'amahoro. Stay tuned kubera ko amakuru ni menshi akomeza kugenda bagezwaho. Ndabakunda cyane.